wihangane ntabwo ari byiza gukomeza kurakarereka so urabona byagenda utabikomeza wihangane biraza kugenda neza uwo ari wowe ibintu kuba uri kumva nyine wakishima ubwo waseka ntabwo wakishima birumvikana ariko se nanone gukomeza kurakara urabona amaherezo araba yawe wikirirwa wibabariza umutima byihorere wihangane biraza kugenda neza ntabwo uzaba rubaho ibyo bintu nibyo ariko nibyo vesa akora nabyo ntabwo ari byiza nyine kwita kuzana nyine aribwo kigenda aribwo gipfa nyine se niregane kuba wenyine ntabwo yabishobora se hari icyo nzakubangamira umunsi akubera umubyeyi mwiza hangane pe kuri nzakubera umubyeyi mwiza kandi nawe uzambera umwana ntakundi nyine tubura wihangane uzambera umwana nanjye nzakubera umubyeyi mwiza nzaguha uburenganzira bwawe bwose ntamuzeyi utamuha sisho oya ntabwo yamuruta ariko basi nzagerageza ni ukuri please byana by'iki gihe ariko urakara se ngo se aranzanye ubundi agiraga ngo azagume wenyine aranzanye shandaje nkwereke wowe byiyumve ko nzakubera umubyeyi mwiza nta bindi kwirirwa witunganye se uritunganya amaherezo azaba yayo umubyeyi mwiza sha ndaje mbane natwe uzabibona Tembe mistema Shatari byanze gucana ndikumanza nari bamucungura imbaraga kandi madamu yaba yasize. Zanyabyo Abantu nabyutse meze nabi madamu nimugoroba sinzi ibintu byangore. Kuno munsi urafatisha rero. Afatisha gute se yabaye? Usisi ko bambaye ikiraka. Ako kazi nakahise. Ngiye kukurangira hora. Naho uri kubonyona 200 gabarago. Na 200 tagabaraga abana bararira nimugoroba. Bari byota. Uzi nikindi? 200 buno kuyajyana mu soko. Wahahada injumba da. Injumba? Chagaka. Kakagabo karanakazi. Uzi nikindi? Shukira kanico guhinga. Guhinga? Isukara. Shaka hura kuri suka tekinika. Samundi umugabo waburi suka. Ntago waburi suka. Ucabona ko ubuzima bwanze n'ubundi rukukongera nugufandikanya nyine guca. Ubwo nawe ubuzi suka rero ndagusiga ndagiye. Oya da. Ndashaka ndonja kwishakisha. Cyangwa wewe ugendere mu bantu bakoranaga bahingaga uyimba. Singenje kukurangira ikiraka none nje gutiza n'isuka none. Avuga ngo uri magabo kigatatunze isuka mu munzi. Nta magabo gakuri murero. Cyakora cyo mfite no mupanga da. Ntabwo ndogwakenerwa. Ntabwo tugiye gutema. Cyangwa wibagiye ibyo nakubwiye. Ajya guhinga ni Nanda nugusi nibyo guhinga. Kanigire gushaka ubundi wandi kumva wanda kwanda byawe we. Uzi nikindi umva ngubwiye. Ngewe nubwo uvuze ngo ndasuka ufite ninga ushakira isuku nzajyamo sengisi. nta kibazo. Ubwo wemeye rero rikanze bura akazi tuzajya kugakoresha mu gitondo. Urabona ko turi ni mugoroba. Sawa. Ejo mu gitondo zabuhari. Ndakuzinduka mabi. Uranzinduka. Ndakuzinduka ngumwaka ugwa mu gitondo. Ubwo urambesha ubwari we warega amakuzinduka. Ndakuzinduka mu gitondo. Reka nguzinduke. Oya da. Nembo byanze. Ndakuzinduka. Sawa nzinduke. Sawa. Sawa. Visto vite? Kuru. Ndani nyine tu naze kubera ruga nyina wa. Nyina wa. Ntabwo byoroshye se gute? Icara. Uriya mwana yabaye ikintu ashaka kumubwira nyina wabo nza kubera umwana wamufashe ukamugirira
noneho burabikoze ko mama we amaze kuva mu mubiri uhita ushaka kuza kubara amaseto. Papa rero urabizi nyine tu na mama wagihari yajyaga guhera ku duceri rero akimara kugenda nahise mbona umwanya wo kwinjira mu rugo. Noneho buriya papa we mwajyaga murahuza neza fresh neza cyane ari umugabo mwiza. Ubwo ikibazo uriya mwana ndabona ndabona atazavamo twese nzikazatuma muzana wamufashiriza ko nzakugurira akantu. byari byo ariko abana bose ntabwo bajya bifuza ko binjira mu rugo iwabo nyine iyo umubyeyi mwavuyemo kumva yinjira mu ndi mu kubyakira ntabwo biba byoroshye. Nese zategeka papa we si iwabo ndakisinkeka ari we mvura y'iwabo kuba ari imfura yese yakorera se byose ariko baravanye imvura iri nk'ananasi. oya sha uye mwose mfasha ahubwo mubwire ibintu bizima nzakugurira n'ukuri mumfashiriza ndabona ashaka kunanira tutaramarana na kabiri. umuntu akareba ukuntu yajya kuba nzagira isazi sibyo se nanjye ntitunaje nkurikirana ahambwira tujye muri bwira y'amafaranga ubwire ngiye kumufasha arakwemera aramuhereza ngiye n'icomoke njyewe mumfashe nimera nkamubera nyina wabo ibintu byose tukamuhuza nzakugurira. iyo bizaba bishimisha ariko nyine nanjye kerekanye wagwanira nyine tuyizo twabitekereza ntabwo nahita mbikubwira aka kanya uramenya utansenyera ntaramara na kabiri. yewe yabona ntabwo nabikora kabisa tuzireke. Okay nta nyine uzo kuvunika nyine ntawe uhari yagiye nta rwanda ambwira ngo agiye yagiye mu gitondo ugaragaruka nimugoroba n'umujinya mwinshi. buriya niyo wasanga yagiye mu kirori no gushobora habaye ikirori nibe narabikubwira ngo agenda atangiye ntabwo nubwo ariko nawe ndaburize kare ngo ndaza kubura nawe ntabikura so nyine ni mu buryo bw'umufasha mu buryo nzamwe turaziranye njyewe nawe nzaba ariko nawe ntabwo cyamba nzamukubwira dusa n'ubwo ariko nagiye ntacyo dusigaye sambu muraza kubonana nimugoroba aho kugeza mu musarani saka nsubira mu musarani. Mwana mwiza nzabe mwana mwiza ko naje kurya ku none.